mwibwira abakunzi ba Impinga TV. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Prince Robert. Nk'abantu umuhanzi wa gospel, ndimbo zihimbaza Imana no kuramya Imana. Hanyuma ufite ubuhamya budasanzwe n'ubuhamya bw'Imana yakoze ku buzima bwawe. Watangira utubwira muri rusange n'ubuhe umwihariko wawe muri ubwo buhamya bwawe? Urakoze. Utangiye umbaza ngo ufite ubuhamya budasanzwe. Muri njye mwararimbye ngo afite ibimenyetso birenga kimwe cyangwa bibiri by'uko Imana izamugirira neza. Ngiye iyo mbyicaye nkabitekereza, hari igihe mbara nkumva bigeze nko kuri 50 binarenga. Muri ibyo rero harimo ikintu Imana yankoreye, ndavuga ngo Mana ushimwe kunyongerera iminsi yanjye yo kubaho nka kumwe Yeremiya byamugendekeye. Wamaze imyaka ngo igera kuri 13 utabasha kwihagarika, nibyo? Ayo makuru nimamo. Namaze imyaka igera muri 13 mfite ikibazo cyo mu muyoro w'inkari, nabasha kwihagarika neza nk'ukuntu mbega abandi uburyo umuyoboro w'inkari ukora neza, nago system yanjye irinere yakoraga neza kubera ikibazo nari mfite cy'uburwayi. Yego. Byatangiye gute? Hari mu mwaka wa ryari? Ese ubu wenda uze no kutubwira nimba byarakize? Murakoze cyane. Ndumva mbyibutse neza byatangiye niga mu mwaka wa 6, niga mu primaire mu mwaka wa 6, nangiramo n'ikibazo najya kwihagarika nkasanga inkari ziri kuza ari nkeya, ziza ari nkeya. Nkajya kwa muganga bakamfasha, bakama imiti bikagabanyuka, nyuma birongera bikagenda bigaruka. Urabona indwara kenshi hari igihe igenda ikura cyane, irakura nyine kugera kuri iyo myaka uvuze 13 yose. Ndumva urambaje ngo byase cyaba cyararangiye, nyine ikibazo cyarangiye muri mwaka washize 2018. Tubwire wenda nko mu mwaka wa mbere wumvaga bimeze gute? Urugendo rwa buri munsi, umunsi ku munsi, hari ibyo uba wanyoye, hari biba bigusaba wenda gusohoka mu mubiri wawe, byagenze gute nko mu mwaka wa mbere wumvaga bimeze bite? Bigitangira nago byari grave, nago byari bikomeye cyane, ariko nari mfite ikibazo kinjena mu buryo bwo kujya kwihagarika. Najyayo kumwe umuntu yihagarika inkari zigasohoka neza, nkabona ko zidasohotse neza. Nicyo cyane naga guhita njya kwa muganga. Urumva donc nabaga mu cyaro, nago nari ndi hano i Kigali. Nkajya ku bigo nderabuzima bakamfasha, bakama nk'imiti ikagabanya icyo kibazo. Nuko byangendekeraga, ariko nurumva system yari itangiye kugikora idakora neza. Yego. Dukomereze noneho byaje kujya bigenda gute? Nyuma yaho ikibazo cyarakuze, njya kwiga muri secondaire, niga nyifite, ariko kuko kitari gikomeye cyane. Urambaje ngo nk'iyo umuntu yabaga yanyweye nk'ibintu wenda kugira ngo bisohoke mu mubiri, natangiye kuba mu buzima bwirinda ibintu by'ibinyobwa cyane kubera icyo kibazo nari ifite. Urabona nk'abana wenda biga nko mu wa mbere mu wa kabiri baba bakunda igikoma ku ishuri, byabaye ngombwa ko nangira gusa nk'uhagarike kujya kunywa igikoma, mbega ibintu by'iminywere nsa nk'umuntu bigabanya muri rusange. Nuko abandi bana bagufataga gute wenda haba mu gusoza amashuri abanza, mu yisumbuye, nimba warigaga muri internat, byari bimeze bite? Donc urumva ikibazo nari ifite cyari ikibazo gisa nk'iki cya rwihisha cyangwa se ikibazo kibanga. Ubu mbivuze kubera ko nshima Imana ko Imana yagikijije, ariko urumva mbere nago ari ikibazo nari ifite kigaragarira amaso y'abantu, uko bamfataga wenda nk'abana twiganaga, nk'iyo nabaga nanyweye nk'ibinyobwa bakabona uburyo cye nirukanga njya kuri toilette vavier. Urumva kwihagarika zidashiramo neza byatumaga nkora muvoma, ituma njyayo ngaruka. Abandi bana hari abamfataga ufite ikihe kibazo, nk'abana akabyeyi nanyweye kwishuri ko twakitaga, ariko muri rusange ntago bari bazi ikibazo cyanjye kuretse wenda nka za nshuti zanjye mfite, nizo nabaga nabwira ikibazo cyanjye. Cyari ikibazo muri rusange. Ubwo burwayi bwaturukaga mu muryango, bwari uburwayi bwitwa ngo iki? Abaganga bakubwiraga ko byitwa ngo cyangwa se bwari uburozi? Hari uburyo ushobora kuvuga ikintu cyangwa se indwara tuzi neza ko udahamya ngo indwara ngo imeze gutya na gutya, ariko mbere bitangira bambwira kwa muganga, bambwiraga ko ari ama infection urinaire. Birakura. Donc iyo umuntu arwaye yashakishiriza ahantu hose, hamwe ukaba wajya kwivuza ugenda ufite ubwoba ko ari amarozi cyangwa n'iki, ariko ikintu nahamya cyo umuyoboro w'inkari wari warifunze. Nago nzi impamvu nyamukuru yabiteraga, kuko na nyuma yo ikibazo kijya gukemuka, icyo babonaga nuko ubwo sheme urinaire yari imeze yari blocked. Nyeka rero nshobora guhamya ko ari amarozi, kuko urumva indwara nivuzaga iyo myaka yose idakira, hari impamvu.
noneho uza kugira igihe utangira gukira, wakize ute? Wenda mbere yuko twerekeza ku gukira kwawe, wari byari byo byose wari umukristo warasengaga, hari Imana yabivugagaho binyuze mu buryo bw'ubuhanuzi? Ni byiza cyane. Hari umuntu wavuze ngo abayuda barusha icy'abandi, aravuga ngo babarusha muri byose nuko babitse ibyasezeranijwe. Nanjye muri uko urumva kubabara kwanjye narasengaga kamwe mu rugero rwafi muri iyo myaka yose namaze. Iyo mu materaniro bahagurutsaga abantu bakavuga ngo abantu bafite ikibazo cy'uburwayi, njye nahoraga maguruka kubera icyo kibazo cy'uburwayi. Donc urumva nasengaga Mana, iki kibazo kizashira gute, bizagenda gute? Kuko hari aho byageze mu myaka ya nyuma yo gukira, nkumva binkomere nka Mana, aho kugira ngo nzagumane iki kibazo, urabona ndacyari nk'umujene kwa, aho kugira ngo nzagumane iki kibazo uzambabari unyure, kuko ndi kubivuga izi saha ariko ndi mu bantu bashobora kuba barababaye bakagira ububabare cyane. Rero nasengaga Imana ikambwira ngo nzagukiza, Imana ikambwira ngo nzagukiza, ariko uburyo inzira z'Imana ikora cyangwa n'uburyo bwayikora butandukanye n'ubw'abana b'abantu. Narebaga n'amaso yanjye nkabona gukira bigoranye. Urumva wagiye kwa muganga baguhaye imiti, ejo ikibazo urongera kirongeye kiragarutse, cyakizere cyo gukira wumvaga ko cyanze. Hari igihe najya kwa muganga bampa imiti, kwa muganga basanzwe bampa imiti nkayinywa, ikesi ikasa nk'imara nk'amezi 5 yarakemutse, najya kubona nkabona yongera yagarutse, nkongera nkabona inkari zongeye zifunze. Yego. Noneho abantu bo mu muryango babyakiraga gute? Abantu bo mu muryango wanjye babyakiraga nk'ikibazo nyine umwana wabo afite cyangwa se gikomeye, ku buryo nagwa nk'urugero cyane cyane mukecuru wanderaga nabanaga nawe, niyo najyaga mbwira ikibazo ngavuga ako mubyeyi mfite ikibazo gikomeye cyane kinkomereye, akambwira ati mwana wanjye humura kizakira, nakure cyane habaho Imana itakura umuntu. Ibyo byiringiro kuba mukecuru nawe akijijwe nabyo nabigenderagamo, nkumva ko amaherezo nzakira. Ninde muntu wa mbere wabwiye ikibazo cyawe? Ni umukecuru wanderaga, kuko donc mu buzima bwa cyana bwanjye nabayeho ndi imfubyi, narerwaga n'umukecuru ubyara mama. Yego. Ubimubwiye yagusubije iki? Ikiganiro cya mbere mwagiranye cyari kimeze gute? Mubwira ko byanze. Icyambere nabonye ahangayitse. Urabizi ko umubyeyi wese ahangayikira umwana. Umwana wanjye bashobora kuba ari ukuntu byagenze gutya na gutya, mbona arahangayitse, ariko akama ibyiringiro avuga ngo humura uzakira. Yego. Noneho wenda ku rusengero se hari abantu wenda mwabanaga muri community y'amanyamasengesho, hari icyo bakubwiraga? Hari uwaba waraguhanuriye cyangwa se hari wakubwiye ati ibi birarangiye ntibizakira? Ibyo byose bijya bibaho, wowe nta kintu wibuka? Ndabyibuka umunsi umwe nigeze gufata amasengesho y'iminsi 3 nsengera iki kibazo, turi kumwe n'abandi bavandimwe twasenganaga. Imana irambwira ngo mwana wanjye ndi kukwigisha ariko nzagukiza, ngo kandi nimara kugukiza nzagukirisha mu buryo utazi, nzakoresha nabo ukeka ko batahikora bakore. Imana yabivugagaho cyane, kandi murabizi buryo Imana ivugamo, ivuga inyuze mu nzira zitandukanye, ishobora kukuka mu nzozi, ariko Imana yarambwiye ngo nzagukiza, kandi yarabikoze. n'izisane impamvu nuzishima. Haba hari ahantu wajya gusenga wenda usengera ubwo burwayi kugira ngo Imana ibukureho? Yego, ni henshi cyane. Aho wibuka ni hehe? Bihe byabaga bimeze gute? Se wasengaga nk'umuntu ugiye gupfa? Wasengaga gute? Nasengeye ahantu henshi hatandukanye, yaba mu rugo nabagamo, yaba ku rusengero aho nateraniraga. Hari igihe urambaje ngo wasengaga nk'umuntu ugiye gupfa, hari igihe nagiraga ububabare budasanzwe. Sinzi wenda naguha nk'urugero nkawe umunyamakuru, mbaje ikibazo cyiza, sinzi niba wari wajya nko mu modoka wenda ngo ukubwe udafite uburyo ki uhita ubona ahantu ujya kwihagarika uri ukuntu buryana, ngo ufate ubwo bubabare bumarane nk'iminsi irenga 3 n'itanu. Njya nkunda kubwira abantu ngo ndi mu bantu bababaye cyane. Abadamu niyo bajya avuga ngo iyo bari kubyara barababara, ndi mu bantu bashobora kuba barababaye ku gipimo kiruta icyo umubyeyi ababara agiye kubyara. Ubwo rero nasengeye ahantu henshi cyane hagiye hatandukanye, ku rusengero, mu rugo aho nabaga ndi, ku ishuri aho nigaga. Cyari kimwe mu bibazo bindaje ishinga, mvuga ngo Mana izangirire neza. Haba hari umwe mu nshuti za hafi wenda zawe, yaba umuhungu cyangwa se umukobwa, wahise wenda wamumenera ibanga ku burwayi wari ufite? Yego, hari umwana umwe twari inshuti twariganaga, yari duwaye wanjye hano twiganaga, namubwiye nzamure mu buryo bw'umwuka afite ikibazo. Donc nubwo icyo kibazo cyari kiriho, ni ikibazo urumva, ni ikibazo cyakoraga bisanzwe. Nanakoze ubukwe cyangwa se sezerana mfite icyo kibazo, n'umudamu nashatse nyikimudraga, namubwiye ikibazo mfite. Arambwira ati umuri Imana izadukiza. Uko kwiringira nuko kwizera kwatumye nkomeza urugendo rw'ubuzima, ndavuga ni Imana byanze bikunze izanyiza.
nuko rero ndamubwira, arambwira ati mwana wanjye nzagusengera, Imana irankoresha irangiza pe. uwo mudamu wawe utangira kumudraga cyangwa se kumutereta nk'uko wabivugaga, ntago wahise wumva bizakubera ikibazo mu rushako rwawe n'ubwo burwayi ukibufite? Kiri mu bintu bimwe byatumye nifuza guhita ashakanye, kiri n'umwana akankoresha iryo jambo. Abantu benshi bakunda kumbaza ngo kuki washatse uri umwana. Washatse ufite imyaka ingahe? Nashatse mfite imyaka 26. Kiri mu bintu byatumye mpita nshaka umudamu, kuko numvaga byanze bikunze, urumva nakubwiye ngo navutse mu buzima bw'ubupfubyi, nanatekerezaga none uburyo ngiye guhita mpfa nibura ntaguye n'umuryango. Ubwo rero nashatse mfite ibyiringiro cyo ko ati nibura niyo nasiga umwana akazasigara avuga ati kumwe uraba hari ukuntu iyo umuntu apfuye bavuga ngo bamuhambishije ikara. Ngiye numvaga nibura mpfuye size nk'umwana byambera ikintu cyiza cyane kidasanzwe, kandi ndashima Imana yarabikoze, inzira zayo zirenze rwose izo tutekereza. Umudamu rero uza kubimubwira, wenda ukibimubwira ese wari ufite wabimubwiye umaze kumushaka cyangwa wimubwiye mutarashakana? Okay, urebye cyane namubwiye ikibazo uko kimeze tutarashakana neza, kuko buriya nagira n'inama abantu batarashaka, ni byiza kuhisha umuntu ikibazo ufite, kuko ashobora kukibona ugasanga gibyaye ikibazo. Namubwiye tutarashakana, ndabwana ariko mfite ikibazo cy'uburwayi bumeze gutya na gutya. Arambwira ati nta kibazo nshuti yanjye, niba nakwemeye nemeye kubana nawe nta kibazo. Yari afite imyaka ingahe wowe ko wari ufite 26? Mfite umudamu ukiri umwana mutoya, njya kumudaraga afite imyaka 20. Nyeka nyuma twamaranye imyaka 2021 nibwo twakoze ubukwe. Ubwo rero murashakanye, kuri ubu ngubu mufitanye abana bangahe? Kuri ubu dufite umwana umwe, numva umwuka w'Imana nadushoboza dufite gahunda yo kubyara undi vuba, kuko numva nshaka kuba sekuru w'amahanga nanjye. Reka wenda tujye ku rugendo rwo gukira kwawe. Ese byatangiye gute noneho utangira kujya kwakira gukira? Urakoze cyane, mbaje ikibazo cyiza. Nangira kujya gukira, urugendo rwo gukira rusa nk'urwatangiye 2018 mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere. Ikibazo natangiye kumva ko gikomeye, maze kubona ko gikomeye nyishyiraho imbaraga, nayo nabaye iki kibazo ngomba kugikurikirana, nkamenya uburyo nakivuza cyangwa se nkamenya uburyo iki kibazo nakikurikirana. Natangiye kujya nsaba uruhushya ku kazi aho nakoraga, nkajya kwa muganga nkababwira ikibazo mfite. Hari igihe ushobora kubwira umuganga, n'urugero Imana ishimwe ko yaduhaye abaganga badufasha mu kudukemura ibibazo, ukamubwira ikibazo ufite akacyumva ko ari ikibazo cyoroshye ariko ari ikibazo gikomeye. Nagiye bwa mbere, nagiye kwa muganga, ngezeyo mbabwira uko ikibazo kimeze, ndagana mfite ikibazo kiteye gutya na gutya. Barambwira ati iki kibazo ntabwo twakihererana, bama transfer. Bamaze kuma transfer, bwa mbere na mbere nagiye Kibagabaga. Ngeze Kibagabaga bampa imiti, kwa kuni navuze ngo bamaga imiti kigasa nk'ikigabanuka. Bampa imiti, nsubiye mu rugo nko mu kwezi kwa 3 kwa 4 gitangira gukomera cyane. Namara iminsi 2 cyangwa 3 inkari zikatangira kusa nk'izifunga, najya kwihagarika akaza dukeya. Urabona nka kumwe amazi yagiye kubura nko ku mugezi, ukuntu ziba zisa nk'izitonyanga. Mbona ko ikibazo cyatangiye gukomera, ndongera subirayo. Noneho ndabyibuka neza, hari mu kwezi kwa 6 no mu matariki ya mbere ukwezi kwa 6, ndi mu rugo mvuye ku kazi, ngiye kumva numva ngiye kwihagarika inkari zirifunga burundu ziranga neza. Ndari iryo joro ryose ndi kurwana n'icyo kibazo. Urumva nakubwiye ko ntakoreshaga ibintu byo kunywa amazi n'iki byose, ariko urumva niyibagaza umubiri wabaga wakamuye wenda n'amazi yo mu biribwa kuyasohora byabaga ari intambara. Zirifunga iryo joro ryose. Iryo joro ndabyuka njya kwa muganga, ngeze bama transfer, njya ahita i Masaka. Ngeze mvuye i Masaka bahita banyohereza i Kanombe. Ngeze i Kanombe nta kindi bahise bankorera, kuko donc umaraze nk'iminsi 2 utihagarika neza byarifunze wahita upfa. Bahise bankora operation ya mbere, bafungamo sonde, nangira gukoresha sonde. Rero urwo rugendo rwo gukira warumbajije niho rwatangiye gukomera, niho byari bikomeye. Urumva kuba ufite sonde, akazi nahise mpagarika, nanjya kujya nkoresha sonde. Nyuma yaho nza hano CHK, maze kugira CHK nza gukoresha examen. Bama transfer banjyana Faisal. Baranga ati rero iki kibazo kirakomeye, banjyana Faisal. Ngezeyo nkora examen. Maze gukora examen, basanga umuyoboro w'inkari uko formye wamaze kuba bloqué, warifunze, inzira yawe yarafunze. Urumva niba inzira uyifunze y'amazi, nubwo zanyuraga hari akantu gatoya, yari yamaze kuba bloqué. Barangije barambwira ati rero wa mwana we, kugira ngo ukire
bigusaba amafaranga ubushobozi n'ubu kuba nta nubwo nari mfite bari bansabye 2 miliyoni wisa ubwo urumva ndavuga nta bushobozi ifite binsaba kongera gutangira hasi nifashishije inshuti n'abavandimwe arayo mfite yanjye urumva no kure mu buzima cyo kuza ndashima Imana inshuti zagiye zimba hafi ku kazi aho nkora baramfasha ya mafaranga araboneka ndibuka umunsi njya gukira bwa kabiri bankoreye operation ndi kwa Nyirinkwaya haje umuganga avuye muri France turamuhamagara tumubwira ikibazo afite araza nkorera operation umuyoboro w'inkari barawufungura neza nshima Imana barongera bafungamo sonde indi ya kabiri urumva nakubwiye ko nakoreshaga iya mbere bafungamo indi ya kabiri nyimaranye nk'ukwezi yarababwiye ati niba mara ukwezi muzazikuremo murebe ko ikibazo cyakemutse ukwezi gushize nsubira kwa muganga kuri Legacy hano 15 ndumva abantu bamwe bahazi amasonde bayakuramo bamaye icyo kunywa nk'aya mazi giye kwihagarika n'ubwa mbere nari nihagaritse neza numva ryari shimwe rikomeye cyane nagize ngo numvaga ndi kurota mbona birakize ngenda mfite imbaza muganga ese muganga koko ubu nzakomeza nihagarike neza nk'abandi arambwira ati we genda nihagira ikibazo uzatubwire kugeza na n'uyu munsi guhera ku itariki 8 z'ukwa 8 2018 umva ukuntu Imana n'umukozi w'umuhanga saa 8 nibwo yankoreye igitangaza njya kwihagarika mbona ndihagaritse ubu nuzuye amashimwe Imana yanyijije rwose. Hanyuma uwo muganga w'umufaransa wenda rututse mu Faransa hari ikintu mwaganiraga se? Twaraganiraga nka muganga naga ari umuzungu n'umudokiteri w'umwirabura ariko aba muri France. No no iwabo abantu mu Burkina Faso. Uwo mu Burkina rero mwaganiraga iki? Nambwaga muganga iki kibazo nyimaranye igihe kirekire hamwe ati ibibazo bibaho bikunda kubaho hari igihe biterwa n'ama infection urinaire cyangwa se n'indi ndwara runaka arambwira ati nko ku basaza bakuze bagira icyo bita prostate niyo ishobora kuza igafunga umuyoboro w'inkari ariko we kugira umwana naga ari prostate urwaye ni umuyoboro wari warifunze atumubiri byarudahatse aramfasha rero ndakira namwe n'abandi baganga bano mu Rwanda bose bamfashije batandukanye nk'uwitwa Dr Boni yamba hafi cyane agenda afasha n'umwiriroge yagumye agakurikirana ikibazo cyanjye avati wa mwana we nago nifuza ko azapfukira umwana aramfasha Imana urumva ni donc ni nk'Imana ibikurikirana umuntu ikanyuza mu bantu bayo. Wenda tugenda tugana ku musozo kugikorwa cyo mu nzitiramibu,se na kibazo byateraga? Nta kibazo pe kuko urugo cyangwa se urumva nago nabyaye ndwaye sibyo umubiri rero w'umuntu ndashima Imana yakoze nka automatique buri kintu cyose gikora umwanya wacyo sibyo ushaka kunywa amazi izareba amazi urayanywa akanyura afite ahantu anyura ushaka kurya bigaba bifite ahantu binyura buri kintu cyose Imana agiye kiremera igihe cyacyo nakira gikorwa cyo mu buriri nago donc Imana ifite impamvu yacyo nari muzima pe. Gukira kwawe utubwiye ko wabyaye umwana urwaye uwo mwana amazina ye wenda tubwiye izina rimwe byarindi twitira ya Kinyarwanda niri? Umwana yitwa Niwe Mugisha. Niwe Mugisha washakaga kuvuga iki? Donc urumva nakubwiye ko nabayeho nifuza nibura ko nakagura umuryango nkikimara kubyara ndavuga ngo uyu Niwe Mugisha wa mbere mbonye niyo mpamvu navuze ngo Niwe Mugisha. Igikorwa cyawe cyo gukira umudamu yacyakiriye ate? Ndibuka rimwe na nkora concert na madamu bamuhaye ijambo aravanga Imana ishimwe ko ntapfakaye nyikira umwana urumva donc yari yishimye bitewe n'iki nuko Imana abonye Imana imuzuriye umugabo kuko nawe yabonaga n'amaso ye byarangiye aravanga Imana ishimwe ko ntapfakaye nyikira umwana. Hanyuma ubwo urateganya wenda umwana wawe wa kabiri uzamwita nde? Urakoze cyane numva mu byifuzo byanjye numva Imana nimfashe kama umuhungu numva nteganya kuzamwita Irafasha Richi. Namazina yanjye. Hari abantu badukurikiye bari kukureba bafashijwe n'ubu buhamya bwawe bubakozeho wenda nabo bafite hari kidendezi bariho barababaye cyane bari ku kibazo gitandukanye niki wababwira muri rusange bya bindi babona ko bidashoboka mu maso y'abana b'abantu? Kimwe mu bintu bituma Imana idukorera imirimo n'ibitangaza ku buzima bwacu no kugira ngo tubwire abari mu rugendo ruri inyuma yacu rumeze nk'urwacu ko Imana nta kintu idashoboye. Ikintu nababwira rero ni kimwe bizere. Bibiliya yaravuze ngo kwizera byonyine ngo iyo ugeze mu gikombe cyitwa baka hatanyurwa bahahindura ahantu h'iki hamasoko
biba bishatse kuvuga iki iyo mu gikombe cyitwa baka ni nkaho narindi kuko nari mfite umubabaro udasanzwe amasoko nicyo kintu nababwira kandi bakomeze kwizera nababwira ijambo bita kwizera ko ariryo rirema ibyo tutarema. warizeraga icyo gihe nari mfite ngengera kwizera buriya Bibiliya iravuga ngo kwizera ubundi kuri ubwoko bubiri hari ukwizera kw'abamenye Kristo umwami n'umukiza wabo ariko hari ukwizera kwa kundi ngo niyo wagira nk'akabuto ka sinapi konyine wabwira umusozi nicyo cyatumye mvuga uyu musozi nuveho. Ubundi iyo Bibiliya ivuga umusozi ntabwo ivuga iyi misozi za Kanombe za Mo Kigali ivuga imisozi dutuyeho y'ubuzima bwa buri munsi. Rero iyo wizeye nanjye nari mfite kwizera uko kwizera ndakugira kumwe guhera mu isezerano rya kera kugeza n'ubu ngubu uko kwizera niko ngifite. Ubutumwa bwa kabiri ni umuntu uvuga ati Imana ntabwo ibaho ibyo nibi ari ibipindi baba babeshya niki wamubwira? Ikintu nabwira umuntu uvuga ngo Imana nibaho ubwo nawe ntabaho. Murakoze cyane. Murakoze.